Satani yaravuze ati nanjye rero n'ubundi buri gihe nshaka kumera nk'Imana, nanjye ngomba kugira amadini cyangwa imisengere, ngomba gushingamo intebe nanjye nkabona aho nshyira ikirenge. Iyo murebye ibirimo kuba mubona Satani yarabuze aho ashinga ikirenge cyangwa arahafite? Arahafite. Urebye amazina papa yitwa, Yesu ntayo afite. Yesu yitwa Umukiza, ariko papa bisobanura iki? Umubyeyi w'umugabo w'abantu bose. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo ari papa dufite papa wacu i Roma. Yesu yari yaravuze ngo ntimuzagire umuntu wo mu isi mwita so, kuko so ni umwe wa hehe. Uretse icyo, Yesu Kristo yaje mu isi, nta bantu yaje azaniye abantu ubutungane, ntabwo bigeze babwakira, baramwanze. Ariko uyu munsi wa none dufite umuntu wicaye Vatikani witwa nyir'ubutungane, niwe ubumanaginga, niwe ubuha abashaka. Ubwo Yesu hari icyo akimaze? Uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Umuntu utazi ubwenge azaza areba ibintu kuri televiziyo, ibyo bamweretse abona ibyo ngibyo. Inama yabereye muri Amerika yiga ku mihindagurikire y'ikirere, kandi Ubufaransa n'Ubushinwa na Amerika bemeranyije neza yuko icyicaro bagiye kugishyira i Roma. Nawe warangiza uti rwose isi ubushyuhe bwatwishe. Ariko hirya harimo ikindi kintu. Uzi ubwenge niwe uzabona ibintu. Dufitanye icyigisho cyiza, icyigisho kibasaba gukurikira, icyigisho kibasaba kwandika, icyigisho kibasaba kutarangara, icyigisho kibasaba gutekereza cyane. Ni icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ahantu intebe ya Satani iteretse. Ahantu intebe ya Satani igize gute? Iteretse. Ariko se koko nibyo Satani afite intebe? None se niba Satani afite intebe, iyi ntebe ya Satani iteretse uyu munsi wa none, iyi ntebe mu buzima bwacu rusange, mu buzima busanzwe, iyi ntebe iteretse hehe? Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azagira gute? Mwegere Imana nayo izagira gute? Bibiliya nanone ikavuga ngo mwirinde Satani uzerera nk'intare igira gute? Ashaka uwagira gute? Ikintu kijya kimbabaza, iyo uri mu muhanda ujya ubonamo Satani, iyo wicaye mu rugo iwawe ujya ubona Satani, iyo uri ku rusengero ushobora kuba washishoza ukamenya yuko Satani nawe ahari, kuko Yesu yabwiye abigishwa be ngo muraboneye ariko si iki? Si mwese. Imbaraga za Satani zirimo zirakorera ahatuzengurutse, imbaraga za Satani zirimo zirigaragaza mu mikorere y'isi, mu mitegekere y'isi, mu misengere y'amadini, ndetse no mu bwenge no mu guha abantu agaciro kuruta Imana. Ubu buryo bwose imbaraga za Satani ziragaragara, ariko ijambo ry'Imana rifite aho rigiye kudukura n'aho rigiye kutujyana, kuko abana b'Imana bagomba kuba bahumutse. Abana b'Imana Imana yashyize hejuru ku musozi, nta kintu kibasha kuba batakibona. Ahantu intebe ya Satani iteretse, hari impamvu nyinshi zateye Satani gushaka intebe. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Tujye muri Bibiliya. Bibiliya iratubwira ngo iki? Yesaya igice cya 14. Yesaya igice cya 14, Bibiliya itubwira ibya Satani, ikatwereka imigambi yari afite akiri Lusiferi. Umurongo wa 13 w'igice cya 14 cya Yesaya, Satani yavuzwe mu ipica y'umwami w'i Babuloni. Uyu munsi wa none dufite Babuloni ikomeye mu gitabo cy'Ibyahishuwe 17 na 18, kandi Satani niwe mwami wa Babuloni. Aha Imana yashatse kuvugira mu izina ry'umwami w'i Babuloni, ariko irimo kubwira Satani. Umurongo wa 13 waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru
nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi. 14 nzazamuka ndenga aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Iri somo riratwereka ibintu bitanu biba mu mutima wa Satani. Ibi bintu byatumye Satani ava kuri Lusiferi ahinduka Satani. Icya mbere ni ukuzamuka ukagera mu ijuru. Abantu barimo barashaka kuzamuka ngo bamenyekane, batamenyekanye ku bintu byiza, batamenyekanye ku bintu by'ubupfura, ahubwo bamenyekanye ku bugome n'ubusambo n'uburara. Biri muri gahunda ya Satani gushaka ko abantu bazamuka batazamuwe no kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cya kabiri iri somo rivuga, Satani yaravuze ngo nzakuza intebe yanjye y'ubwami. Bivuze ngo intebe y'ubwami ye yari ayifite ari ntoya, igenda ikura. Biri muri gahunda za Satani yuko mu minsi y'imperuka azaba arimo gukoresha imbaraga ziruta izo yatangiranye muri Edeni. Muri Edeni yatangije amagambo akomeye, kuko yari ataragira ububasha bukomeye. Byamusabye kubanza gucanganyukisha Eva, aramubwira ngo harya Imana yababwiye ngo igiti cyose ntimuzakiryeho. Eva atamubwira ati reka da, waba utubeshyeye Imana, ahubwo yaratubwiye ngo igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntituzagire gute. Satani ahita amenya icyo akora. Ariko ubu ngubu intebe ye yarakuze cyane, intebe ye yarazamutse cyane ku buryo abasha kumenya ibintu byinshi. Ikindi, Satani yavuze ko azicara ku musozi w'iteraniro. Biri muri gahunda ye yuko ahantu iteraniro ryo kuramya riri ariho azaza atera intebe ye. Ntabwo yaba kure y'iteraniro. Kubera iki? Nimureba mu gitabo cy'Ibyahishuwe n'igitabo cy'Itangiriro cyangwa abasomyi b'igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, muzasanga yuko Imana mu ijuru niyo baramyaga yonyine. Ariko Satani yitegereza icyubahiro Imana ibifite, yitegereza uburyo abamarayika bayiramya na Satani ubwe nawe arimo akiri Lusiferi. Arangije aravuga ati nanjye uwazahagarara ahantu ku buryo iteraniro ryose ryaba ririmo kugira gute, ririmo kundeba. Biri muri gahunda ya Satani ko mu musozo w'amateka y'isi iki kintu yifuzaga mu ijuru agomba kukibona. Azicara ku musozi w'iteraniro, kuko kimwe mu bintu bimubabaje ni ugushaka uburyo yaramya. Ikindi, Satani yaravuze ati umva, nzazamuka ndenge aho ibicu bigira gute, bigarukira. Bibiliya iti ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo. Abo bahamya ni abamarayika. Satani rero gushaka kurenga aho ibicu bigarukira, ni ukuvuga ngo yashakaga kugira ubwenge busumba ubundi bwenge ubwo ari bwo bwose Imana yahaye abamarayika. Arangije ahita avuga, asoza akorotira igitekerezo cye, aravuga ngo nzaba nk'isumba cyose. Iki gitekerezo cyari muri Satani akiri Lusiferi. Iki gitekerezo Yesu Kristo yarakirebye. Satani atangira kwegeranya abamarayika bashyiramo propagande zitandukanye. Igihe kiza kugera mu Byahishuwe 12 aratubwira ngo mu ijuru habaye iki? Intambara. Ariko igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5, murebe Bibiliya zanyu, shaka kumva impapuro murimo kuva mu gitabo kimwe mujya mu kindi. Ibyahishuwe igice cya 5, Bibiliya iravuga ngo iki? Ibyahishuwe igice cya 5, murebe Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 11. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru. Umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'uduhumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe ibyiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka. Ninde wicaye ku ntebe? Iki kintu cyababaje Satani cyane.
yaba amasi yandi ataracumuye, yaba ijuru n'abamarayika baririmo, bose baravuze ngo icyubahiro gikwiye kuba icyo yicaye kuki ku ntebe. Undi muntu ugomba guhabwa icyubahiro ni umwana w'iki w'intama. Igihe Satani yatangiraga gushora iyi ntambara ikomeye, ndetse Imana ikabona ibintu birakomeye, Imana yavumbuye yuko Satani icyo ashaka ari intebe. Zaburi 103, Imana yakoze iki? Zaburi 103, Bibiliya irambwira ngo iki? Zaburi 103, abahageze, Zaburi 103 umurongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo iki? Uwiteka yakomeje intebe ye mu ijuru, ubwami bwe butegeka byose. Amen. Imana imaze kubona inyota iri muri Satani, ari ugushaka kuba nk'Imana, ari ugushaka yuko nawe agira intebe, Imana yakomeje ingoma yayo. Gukomeza ingoma yayo yakoze iki rero? Yicaranye n'umwana wayo bajya inama y'uburyo gahunda y'Imana itazatakobwa n'ikintu icyo ari cyo cyose gikomotse kuri Lusiferi, kandi yagiriwe inama biranga. Bibiliya iratangaje cyane. Igihe Yesu yazaga mu isi, Bibiliya itubwira neza yuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 hari ikintu Yesu yameneye itorero rimwe ibanga. Mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 21, ni itorero rya Laodikiya, ryari itorero risoza. Kristo arangije arimenera ibanga, araribwira tumva 21, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Nyuma yo kunesha, nyuma yuko Kristo arangije igikorwa cyo kuducungura i Karuvari, Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga neza yuko Yesu yasubiye mu ijuru. Stefano bagiye kumutera amabuye, yarebye hejuru abona ijuru rigize gute? Rikingutse, abona Yesu yicaye iburyo bwande, iburyo bwa Se. Igihe rero Yohana Yesu Kristo yamugendereraga arimo kumwereka uburyo Imana yita ku matorero yayo y'ibihe byose, Yohana Yesu Kristo yaramubwiye ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Intebe y'Imana kuyicaraho bikomoka ku kunesha. Urasabwa gutangira kunesha uhereye ku tuntu dutoya, Imana izagenda igukoresha iby'ubutwari. Ntabwo byoroshye. Naba ndi umubwiriza, waba uri umuririmbyi, waba uri pasiteri, waba uri we wese, mu gihe hatabonetse kunesha, intebe y'Imana si yo kwicaraho abantu b'abanebwe, hagomba kuboneka kunesha. Ibi bivuze ngo iki rero? Yesu ntabwo yigeze abwira abantu ko buri wese azamuha intebe ye. Oya, hari abantu mu nsengero bamaze kubakamo intebe zabo. Yesu arimo arababwira ngo tuzicarana ku ntebe yanjye. Ntabwo ari nini, kunyicara iruhande niko gaciro kawe. Ariko abantu batangiye kubaka intebe, usanga hari umuntu ufite intebe muri korari ku buryo ubutumire yanze buba bwanze. Mu nama y'itorero usanga hari umuntu washinzemo intebe, bajya gufata umwanzuro bose bakabanza bakararanganya amaso bati naza azabihindura. Ababwiriza bamaze kubaka intebe. Reka ngire ikintu mbabwira, musenye intebe murimo kurwanira. Hari ikintu kijya kintangaza mu rugo, buriya aba bantu bakora intebe nabo baraduhemukira. Hari ukuntu bakora intebe, ariko ngo hari intebe bakora ngo y'umugabo n'umugore, mwese murabizi. Iyo ntebe rero iyo ukimara gukora ubukwe uyicaramo na madamu ureba abashyitsi bose mu maso. Hari igihe umaze kubyara bigenda gute? Ntabwo mwayicaraho muri batatu. Umwana aratangira akazaza yicaraho, nyina akajya kuza ise yamaze kwicara. Ariko iyo uvuye mu rugo n'umwana yagiye kwiga, umukozi wawe nawe araza agafata telekomande akayicaramo ati numva icyo ba bosi bandushije. Intambara y'intebe. Muri politike abantu barimo bararwana n'intebe. Buri muntu wese aba yanga yuko intebe ye, musare y'abanyapolitike bo ku isi nta mikino. Niba yikoreye intebe ye akayicaraho, ntuzamuzane ibintu by'imikino. Mu nzu y'Imana nta muntu ugomba kubaza intebe ye.
kunesha kwacu kutwemerera kwicarana na Kristo ku ntebe ye. Nagira ngo mbabaze, iki gihe turimo ni icyo kwicara ku ntebe cyangwa ni icyo kureka Kristo akicara ku ntebe twe tukicara ku birenge bye? Nicaye imbere ya Yesu nimenya wiki ubugoryi. Usaba Imana idukure mu bintu byatwishe, twicare ku birenge bya Yesu twige. Iyi ntebe Bibiliya iratangaje cyane. Muri Bibiliya, muri Zaburi 113, Bibiliya iratangaje. Bibiliya yavuze ngo iki? Zaburi 113, murebe iryo somo, umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Zaburi 113, Dawidi yareruye agira ikintu gikomeye avuga abantu b'uyu munsi wa none batajya babona. 113 umurongo, turahera ku murongo wa 4, umurongo wa 5. Ninde uhanye n'Uwiteka Imana yacu? Hari uhari? Ntawe. Ninde uhanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane? Amen. Intebe y'Imana. Kambabwire, tujye twubahira abayobozi badutegeka, tujye twubahira abayobozi batuyobora mu nzego za leta, kuko Imana ibemerera kuyobora, kuko iba ifite umugambi, iba ifite icyo ishaka kugeza ku ishyanga ryose. Abo bantu bahawe intebe, iyo ntebe yabo nabo bagomba gukora ibijyanye n'iyo ntebe. Nibaca iburyo cyangwa ibumoso bw'ibintu byakagombye kugirira sosiyete akamaro no guhindura umuryango, byanga byakunda ku munsi w'urubanza Imana izababaza impamvu yabicaje mu ntebe ngo bavuge kandi bakore bakiza ntibabikore. Ariko nubwo abo bantu bahari, tukaba tububaha tubakunda abayobozi bacu b'igihugu ba politiki, dukwiye kuzaza tubareba tukareba intebe bariho, tukibuka yuko hejuru hari Imana ifite intebe iri hejuru cyane, ariyo yimika abami ikanabakuraho, ikora ibyo ishatse, nta muntu ushobora kuyibaza ngo ibi ni ibiki ukora. Jya ureba hejuru cyane, hari Imana ifite intebe iri hejuru cyane. Dawidi yarakomeje, umurongo wa 6, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyahehe n'ibyo mu isi. Nubwo Imana iri ku ntebe ikabikontorora byose, yicisha bugufi cyane ku buryo mu ijuru igerageza kureba ibihabera, ariko ikanibuka yuko natwe turi ku isi kandi turi abanyabibazo, yarangiza ikunama kuri ya ntebe ikatureba natwe aho turi. Igihe cyose uzabona Imana yaguhaye amahirwe ukicara ku ntebe y'ubuyobozi, uretse kureba hejuru ngo ushake uburyo wafasha abakomeye bene wayo, jya ushaka uburyo ureba n'abantu bo mu nzego zo hasi ugira icyo bamarira. Ibyo bintu bibiri nibikunanira, uzamenye ko intebe uriho Imana izayigukuraho uyicaze undi. Ikintu gitangaje ahangaha, umurongo wa 7, akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro, kugira ngo uriya mukene amwicaranye n'abakomeye. Bibiliya ntabwo yaparikiye aha, kuko uyu munsi wa none iyo umuntu yari umukozi wo mu rugo mugakubitana atwaye benzi, ahita afatira isomo akavuga ngo Imana yankuye ku cyavu inyicaza n'abagize gute, abakomeye. Abakomeye ni bande rero? Ubu nicarana na meya mu nama, yavuga nanjye nkavuga. Iyo nicaye mu banyamashuri, nubwo nakandagiye mu mashuri ariko mfite ikigo, nanjye ndavuga bakagira gute. Mva Imana ikura kure kabisa. Imana yarabirebye isanga abantu bazavangirwa, ikomeza uyu murongo. Bibiliya iravuga ngo abakomeye bo mu bwoko bwe. Abantu bakomeye ku isi ni abantu bicaye mu nzu y'Imana, babitse amabanga y'ubwami bw'Imana. Nibo bantu bakomeye bashyitsi Imana yabutwohereje. Ubu mwicaranye n'abakomeye, mwicaranye n'abantu badafite gahunda, badafite viziyo ya 20-30 gusa, ahubwo bafite viziyo y'iteka ryose. Mwambabariye tukagaruka kuri Bibiliya ikivuga, ntitujye tuvuga amasomo ibici. Abakomeye nta bandi, Imana izafata abantu bavuye ku icukiro, abantu bavuka mu miryango itazwi, abantu bavuka ahantu habi hatazwi, Imana ibazane
numubona yicaye mu rusengero ugire ngo avuka mu muryango ukomeye, ari Imana yamwambitse. Nimuganira ugire ngo ni umunyabwenge wo mu rwego rwo hejuru, ari ubwenge bukomoka mu ijambo ry'Imana. Mwongere mumenye agaciro k'aha hantu mwicaye. Kandi Bibiliya muri Zaburi 97 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri, intebe y'Imana ifite ikintu yubakiyeho. Ni ibintu bibiri Imana yubakiyeho intebe yayo. Kandi nagira ngo mbabwire, mu mwanya ndaza kubabwira uburyo na Satani nawe yashatse intebe ye, nawe agira ibintu ayubakiraho. Zaburi 97 umurongo, abasomyi ba Bibiliya twagiye, Zaburi ya 97 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uwiteka ari ku ngoma, isi igire gute? Mu gihe Uwiteka kiri ku ngoma, isi igomba kwishima. Uwiteka ari ku ngoma, isi yishime, ibirwa binezerwa uko bingana. Umurongo wa kabiri, ibicu n'umwijima biramukikiza, gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe ye. Amen. Ibintu bibiri Imana, intebe y'Imana yubakiyeho. Ntabwo ari amarangamutima, ntabwo ari iki. Icya mbere ni ugukiranuka. Imana irakiranuka, kandi umwana wayo nawe yarakiranutse. Umuntu uzicarana na Yesu ku ntebe ye nawe agomba kuzaba agize gute? Akiranutse. Icya kabiri, Imana niyo ica imanza zitagize gute? Zitabera. Ibi bintu bibiri rero iyo bifite mu mutima wawe, ukaba uri umuntu udaca imanza zibera, uri umuntu uca imanza zitabera, warangiza ukaba ufite gukiranuka, uba uri umukandida wo kwicarana na Kristo ku ntebe ye. Kandi Bibiliya iratangaje cyane. Imana yongeye kwerura iby'intebe yayo kugira ngo abantu batazagira ngo intebe y'Imana iteretse mu kirere. Murebe muri Bibiliya zanyu, Yeremiya 43. Iki gice ndagikunda cyane. Reka turebe igice cya 17. Yeremiya igice cya 17, reka aba ariho duhera. 17 umurongo, yego, 17 umurongo wa 12. Umurongo wa 12, umva imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja, umva no gusuma kw'amahanga asuma nk'amazi yo ku rusumo. Amahanga azasuma nk'amazi menshi yo ku rusumo, ariko Imana izabahana, nabo bazahungira kure nk'ibishingwe byo ku misozi iyo bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, kandi bazirukanwa nk'umukungugu utumurwa na serwakira. Dore ibitera ubwoba nimugoroba, ariko bwajya gucya bagasanga nta bihari. Uwo ni wo mugabane w'abatunyaga, kandi nibyo bihembo by'abatwambura. Ikintu kirimo hano ni kimwe. Mu gihe intebe y'Imana izaba itari ku isi, isi izagusha ishyano, isi izagusha akaga. Kandi nagira ngo mbabwire iki ngiki, mu misengere y'abantu, mu mitekerereze yabo no mu mikorere yabo, abantu barimo baragenda bakuraho intebe y'Imana. Abantu barimo barikorera intebe zabo, abantu barimo barakora intebe z'ibitekerezo byabo, akaba arizo bicazaho kwizera kwabo. Nyamara ndagira ngo mbabwire bana b'Imana, ntabwo Imana izemera icyo kintu. Ezekiyeli 43, Ezekiyeli 43, Bibiliya iravuga ngo iki? 43 Ezekiyeli umurongo wa 5 n'uwa 6, Imana igiye kuturangira noneho ahandi hantu intebe yayiteretse hazwi kugira ngo tutirirwa tuvunika. Ezekiyeli 43 umurongo wa 5, umwuka aranterura anjyana mu rugo rw'imbere, ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero. Amen. Nimugoroba twiza amagambo, aho ubwiza bw'Uwiteka bwari bwavuye ku rusengero bugeze hehe? Mu muryango. Ahangaha rero ubwiza bw'Imana buracyari mu rusengero. Umurongo wa 6, maze numva uvugana nanjye ari mu rusengero, nuko umuntu amagarara iruhande. Umurongo wa 7, arambwira ati, mwana w'umuntu, aha hantu ni intebe y'ubwami yanjye. Amen. Ndagira ngo mbabaze, mu rusengero hahindutse intebe y'ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ni ahantu abantu bamenyera amabanga y'Imana. Bivuze ngo umuntu udafite umwanya wo kuboneka mu nzu y'Imana, umuntu udafite umwanya wo kuboneka mu materaniro,
muri we yamaze kwikorera iyindi ntebe ariyaranja, kuko Imana hano irimo irabyerura iravuga ngo mwana w'umuntu, aha hantu ni intebe y'ubwami yanjye, ni n'ahantu h'ubworo bw'ikirenge cyanjye. Niyo ngerageje gushaka kugendagenda, ahangaha niho ngendagendera. Igihe kirageze ngo turirimbe ngo Mana, nk'uko wagendanye nande na Enoki, uko wagendanye n'abera ba kera bose, aba ariko natwe ugira gute utugenza. Ikirenge cy'Imana kiri mu rusengero rwayo, intebe y'Imana iri mu rusengero rwayo. Mu gihe cyose ijwi ry'Imana rikibwiriza abantu kureka ibyaha, mu gihe ukuri kugitangirwa ku ruhimbi nk'uko kugomba gutangwa, mu gihe abana b'Imana batanejejwe n'intege nkeya n'uburawodokiya barimo gushaka guhinduka, intebe y'Imana n'ikirenge cy'Imana biracyari hano ku ruhimbi. Ariko igihe abantu bazitoranyiriza inyigisho zihuje n'irari ryabo, igihe abantu bazaba bamaze gukunda ikinyoma kuruta ukuri, amagambo Yesu yavuze asohoka ku rusengero, Imana izafata ikirenge cyayo ikandagire isohoka, nigera hanze izababwira ngo inzu yanyu muyisige wari iki ari umusaka. Ibintu bibiri, nugera hano jya utuza, jya ugabanya ikirenge cyawe, kuko hano hari ikirenge cy'Imana. Ntugashake yuko icyubahiro wubatse mu rugo rwawe ari nacyo wubaka mu rusengero. Hano hari intebe y'Imana. Mureke Imana ikontorora urusengero. Kandi uretse ibyo ngibyo, Satani amaze kubona yuko Imana ikorera mu rusengero, Satani amaze kumenya ko ikirenge cy'Imana kiri mu buturo bwera, kandi intebe yayo ikaba iri mu buturo bwera, Satani yaravuze ati nanjye rero n'ubundi buri gihe nshaka kumera nk'Imana, nanjye ngomba kugira amadini cyangwa imisengere, ngomba gushingamo intebe, nanjye nkabona aho nshyira ikirenge. Iyo murebye ibirimo kuba, mubona Satani yarabuze aho ashinga ikirenge cyangwa arahafite? Arahafite. Icyo Satani yakoze ni ikihe rero? Murebe muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Imana abigishwa ba Yesu bakimara gusubira mu ijuru, Yesu agimara gusubira mu ijuru nako, abigishwa be yabasize mu isi abasigira umurimo, bahise bahabwa izina rya Efeso. Efeso, itorero ryiza ryari ry'intumwa, ryarimo ba Pawulo, ba Petero n'abandi, ari nabo dukesha ibyanditswe byera. Bari bayobowe n'Imana, bagereranywaga n'ifarashi y'umweru, bari abantu bihutira kuvuga ubutumwa batari abanebwe, kandi imbaraga zabo zose bazishoraga mu kwihana no kumaramaza no kuvuga ubutumwa. Nyuma yabo hagombaga gukurikiraho irindi torero. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 12 tuhabwirwa itorero rya Perugamo. Ryari itorero, iyi migi yose yari imigi 7 ikikije inyanja. Bitewe n'ubuzima bw'aya matorero, ntabwo ariyo matorero yonyine yari ariho mu gihe cya ba Pawulo, mu gihe cya Yesu, mu gihe cya Yohana. Hari na za Antiyokiya, hari n'andi matorero, hari amatorero atandukanye. Ariko Imana yahisemo aya matorero 7 bitewe n'uko imico bari bafite yasaga n'imico y'abantu bazakunda Imana mu bihe bitandukanye 7. Rero itorero ry'igihe cya 3 ryitwa Perugamo, umurongo wa 12, urwandiko rwandikiwe ab'i Perugamo, wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Aravuga aya magambo, inkota ityaye, ubugi impande zombi. Iyo urebye Bibiliya neza usanga iyi nkota ishushanya ijambo ry'Imana. Bibiliya ni inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Bivuze ngo ntago ngomba kuyikoresha ngukubitisha gusa, ntago ngomba kuyikoresha kuri wowe, nanjye ngomba kungiraho uruhare. Ariko abantu benshi muri no minsi turimo turafata inkota ya Kristo, uruhande rumwe tukarwica igasigarana ubugi, uruhande rumwe rwo gukubitisha abandi.
igomba kuba ari inkota ityaye amugi impande zombi, kugira ngo igirire akamaro abo ubwira, igirire akamaro nawe ku giti cyawe. Uyu rero ni Kristo wivugaga. Arangije abwira iri torero, umurongo wa 13, nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani igize gute? Intebe y'ubwami bwa nde? Yohana ajya guhabwa iyerekwa, Kristo yerekanye ko Satani nawe yamaze kubona intebe, kandi Satani intebe yamaze kuyishinga mu misengere, yiganye Imana uko Imana twamaze kubireba yabigenje. Nzi yuko aho uri ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara nubwo uri aho intebe y'ubwami bwa Satani iri, ugakomeza izina ryanjye, amen, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, iri jambo Antipa ni amagambo abiri, anti hakaba na pa. Mu bitabo bisobanura Bibiliya, igitabo cy'Ibyahishuwe, batubwira yuko Antipa, iri zina rihagarariye abantu mu gihe cya Perugamo bahagarariye Imana, bemera kwirenganyirizwa bahanganye n'ubupapa. Abo bantu bose Imana yabahaye akabyiniriro kitwa Antipa. Hakaba hari n'undi muntu witwaga Antipa warenganye muri Perugamo, yari ihari mu buryo busanzwe. Kandi ikindi kintu gikomeye ahangaha, Imana yarakomeje iravuga ngo uwo mugabo wiciwe iwanya aho Satani agize gute? Ariko najya mbabaza, iri somo riratangaje cyane. Uriya mugabo witwa Antipa yiciwe aho ngaho i Perugamo, aho Satani agize gute? Reka njye ikintu mbabwire, Satani abera hose icyarimwe kubw'ububasha bwe afite, ariko biri muri gahunda ye gutora ahantu agera akisanga. Byaba bibabaje Satani yirirwa akora, ariko akabona iyo ageze iwawe aryama agasinzira. Niyo mpamvu uzasanga abantu muganira, umuntu akakubwira ati niyiririwe mu masengesho nta kibazo mfite, none dore ugiye kumbyukiriza Satani. Ibikubaho wikoce. Satani ari hehe? Ari mu mutima, arakanuye cyangwa araryamye. Abantu benshi barimo bariga ibibwirizwa byo gusinziriza Satani aho kugira ngo Satani yirukanwe. Abantu benshi barimo bararirimbirwa indirimbo zisinziriza Satani aho kugira ngo zimukure mu mutima. Wowe iyo urebye mu buzima bwawe, urebye uko tubayeho uyu munsi wa none, Satani yavuyemo, Satani murimo murahangana arakanuye, cyangwa Satani wawe araryamye? Satani aho yari atuye, ndetse Bibiliya ikomeza ivuga ngo ariko rero mfite ibintu bikeya nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe nikumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti. Ibintu bibiri byababaje Yesu muri iri torero ni ibiki? Icya mbere, inyigisho za Balamu. Wemeye gufata amafaranga. Balamu wemeye kuba yarazi Imana akayihakana kubw'inyungu kugeza ubwo avuma abantu b'Imana. Mbega uburyo mbere y'uko akarengane kaba, ubuzima buzafunga abantu ku buryo benshi bazamera nka Balamu. Abigeze baba abahanuzi b'Imana, abajyaga bahesha ubwoko bw'Imana umugisha, nibo bazahindukira bagapanga imipango yabugusha mu kaga. Kandi izi nyigisho z'Abanikolayiti zavugaga yuko Yesu yaje agapfa, ariko mu byo yapfiriye ku musaraba, mu byo yabambye harimo amategeko. Zari inyigisho zitesha Yesu agaciro, ariko zikamuvugaho ibindi bintu. N'uyu munsi wa none dufite amadini uvuga Yesu bakakubwira bati ni umwana w'Imana ariko si Imana. Dufite amadini uvuga Yesu bakavuga bati ku musaraba ntago yapfuye, ahubwo Imana yabonye atangiye gukubitwa iramwiba, irangije isigaza ikintu cy'igiposhete ngo babe barimo kugikubita. Oya, izo ni inyigisho z'Abanikolayiti. Inyigisho zose zituma Yesu agenda atagaciro gake gake. Ikintu rero kibabaje ahangaha ni kimwe twakwibaza. Paulo yari yarabivuzeho mu gitabo cy'urwa kabiri rw'Abatesalonike. Ese mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, Paulo yari yareruye uburyo Satani azakora n'uburyo ibintu bizazamba. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 2, ndahera ku murongo wa 2. Intumwa mbere yuko ziva ku isi
zari zibizi iri torero ryabayeho nyuma y'itorero ry'intumwa. Bari babizi neza yuko Satani azaza agashaka uburyo avangira inzu y'Imana, ndetse mbere yuko intumwa zose zishira, yaba Petero, yaba Yohana, yaba Pawulo, abo bantu bakoresheje imbaraga ndetse na Yuda barimo gukangura itorero ngo rizirinde inyigisho z'ibinyoma, rizirinde ko Satani yabona aho atera intebe mu nzu y'Imana. Umurongo wa mbere, turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba, mutacika intege, mutava mu bintu vuba, mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe. Ibintu bitatu bizatuma abantu bacanganyukirwa. Icya mbere, umwuka. Intumwa zaravuze ngo ntihazagira umuntu ubabeshya ngo umwuka yababwiye abahinduza ibintu byanditswe mu ijambo ry'Imana, ntimuzamwumve. Niyo yaba ari umwuka, uwo mwuka akaza anyuranya n'ibintu twabandikiye, ntimuzabyemere. Ariko uyu munsi wa none umuntu araza akakubwira ati umwuka arambwiye ngo, ibintu bidakomoka muri Bibiliya byose bisigaye byitirirwa ko ari umwuka wavuze. Ikindi, hano Bibiliya iravuga ngo cyangwa ijambo. Hari terimi igezweho abantu barimo gukoresha amagambo atava muri Bibiliya, ariko bakavuga ngo ijambo rirambwira. Ijambo rihese, aho kugira ngo umuntu akubwire ibintu yaborotse mu mutwe bidafite aho biva, nimubabwire babereke ibyo bavuga ariko bakoresheje ijambo ry'iki? Ry'Imana. Pawulo yongeye kubabwira ngo niyo byavugwa ko ari urwandiko rukekwa, urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, urwandiko rukekwa. Maze iminsi ndimo gusura ama website atandukanye. Hari ikintu ubu ngubu kiri mu Burayi gishyushye, yuko ngo i Roma habitse amabanga, ngo ubupapa bwanze gushyira ahagaragara ngo ibintu bitazama. Muri ayo mabanga rero ngo ubupapa bubitse, abantu barimo gushaka ngo ko bushyira ahagaragara, ngo harimo amakuru ngo yuko Yesu ngo yari afite umugore. Mwumva ibintu. Noneho harimo ubutumwa umuvandimwe wa Yesu mu maraso ngo yanditse, ngo ubwo butumwa barangije barabuhisha ngo banga kubushyira muri Bibiliya. Umva ibintu byashyushye cyane. Ngo hari imashini ngo zishobora gukurura ngo zikamenya ijwi Yesu yavugaga, ngo zihishe i Roma. Ariko kandi ikintu mbabwira, ibintu byose Roma irimo iravuga ngo irimo iravumbura. Habonetse urwandiko rukekwa ko rwaturutse ku ntumwa. Ejo bundi barabanje baravuga ngo bavumbuye ngo igitabo cya Daniyeli, muzarebe muri Bibiliya ntagatifu. Daniyeli, murabona twebwe aho Daniyeli irangirira, bo bafite ibindi bintu bikomeza. Barabanje babeshya abantu ngo havumbuye ibitabo by'Amakabe, mwene Siraki, Yudita. Muranyumva neza? Ibyo bitabo barangije babikubita kuri Bibiliya. Abantu barabaza bati ibyo bitabo ko intumwa zikiriho bitari bihari byagenze gute? Oya, byatoraguwe nyuma, ariko birakekwa ko byari iby'abantu b'iki? B'Imana. Ubu abantu bagiye kugeragezwa n'ibintu byitwa ko bigiye kuvumburwa. Intumwa zabwiye abigishwa, zirababwira ziti niyo rwaba ari urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, iby'Imana itaduhaye ngo tubahe, ntimuzabyemere. Ariko Pawulo yarakomeje arangije aravuga ngo ibyo bintu niyo byaba bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora, ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi wo kuza kwa Yesu utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Mbere yuko Yesu aza, hazabanza habeho kugira gute? Kwimura Imana. Himura Imana umuntu wigeze kuyimika, akaba yakanzwe n'ubuzima, akaba yakanzwe n'ikibazo, akaba yakanzwe n'iterabwoba, yarangiza akanamuka. Abantu bari barimitse Yesu, ubu nibo tugiye gukubitana nabo, baragize gute? Baramwimuye. Kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka, niwe mubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa cyose, kugira ngo yicare mu rusengero rw'iki?
urusengero rw'iki? Mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari iki? Ari Imana. Nongere mbabaze, intebe ya Satani hano batweretse ko yageze mu rusengero, nibyo? Nibyo. Ibi bintu byatwaye Satani urugendo rurerure. Satani ntiyigeze yinjira mu idini iryo ari ryo ryose ngo ashinge intebe ahicara abantu bamubone, ahubwo akoreye muri Roma y'abapagani, arangije arongera akorera muri Roma yasimbuye Roma y'abapagani, ariyo Roma yitwa iy'abakirisitu. Satani yashatse uburyo yajya hejuru y'icyitwa Imana cyose. Urebye amazina Papa yitwa, Yesu ntayo afite. Yesu yitwa Umukiza, ariko Papa bisobanura iki? Umubyeyi w'umugabo w'abantu bose. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo ari Papa dufite Papa wacu i Roma. Yesu yari yaravuze ngo ntimuzagire umuntu wo mu isi mwita so, kuko so ni umwe wa hehe? Uretse icyo, Yesu Kristo yaje mu isi, nta bantu yaje azaniye abantu ubutungane, ntabwo bigeze babwakira, baramwanze. Ariko uyu munsi wa none dufite umuntu wicaye i Vatikani witwa nyir'ubutungane, niwe ubumanaginga, niwe ubuha abashaka. Ubwo Yesu hari icyo akimaze? Ambasaderi w'isi ni iki? Ni ukuvuga ngo ajya ava mu isi akajya guhagararira isi mu ijuru, yarangiza akava mu ijuru agahagararira Imana he mu isi. Yesu yavuze ngo iki? Nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho abantu bose. Igihe Yakobo yarotaga urwego, abona abamarayika baruzamukiraho bamurumanukiraho, abo bamarayika Yakobo yitegereje urwo rwego, yavumbuye ko urwo rwego ari Yesu Kristo. Hari ibibazo byinshi abantu badashobora kumenya. Reka tukomeze muri Perugamo. Hari amateka atangaje nagira ngo mbabwire kuri Perugamo. Abaroma mu mwaka w'123 ijambo Roma rirongera riragaruka. Reka nongere mbabwire, igihe cyose kwimura Imana kugiye kuvugwa, Roma izina ryayo rirongera rikaza. Abantu baricara akavuga ati ibintu bya Roma mwagiye mureka kubivuga, mwabuze ibindi muvuga. Roma mwayiretse mukavuga ibindi ko bihari, mukavuga abantu ko bishwe n'ubukene, mukavuga abantu ko bakeneye kugaburirwa, bishwe n'inzara. Ibintu bya Roma ubundi buri mwanya kuki mubizana? Ariko nongere mbibabwire, igihe cyose intebe y'ububasha bwa Satani igiye gukora, guturuka mu bihe by'akarengane no mu mateka y'isi abayizi, hazamo ijambo Roma. Perugamo iyi ngiyi byari izina ry'inyitirano, cyari ikimenyetso, yari amarenga Imana yerekanaga yerekeza ahandi hantu nshaka ko mumenya. Mu 123 Abaroma bafashe Perugamo. Perugamo turimo kuvuga uyu munsi wa none, aha hantu tuvuga hari mu gihugu cya Turukiya. Abaroma baragiye barahafata, barangije Perugamo bayishyiramo iki? Mwumva icyatumye Yesu avuga ariya magambo. Perugamo bayishyizemo insengero nini nyinshi. Icya kabiri, bashyizemo stade z'imikino. Icya gatatu, inzu zikinirwamo amakinamico. Icya kane, imbuga zo guhererwamo disikuru. Icya gatanu, bashyizemo ahantu ho kurebera imbyino z'umuco. Barangije baraza bamaze kubaka neza, abantu batangiye kuhaza bahakunze. Abaroma bafata ikigirwamana cyitwa Asclepius. Asclepius barakizana bahita bagishyiramo aho. Icyo kigirwamana bacyita ikigirwamana gikiza, bagiha ishusho y'inzoka. Babwira ibihugu byose Abaroma bategekaga yuko abantu bashaka gukira indwara z'intekerezo n'indwara z'umubiri bazaza bagenda, iyo nzoka ikagira gute? Ikabakiza. Harya mbabazi, ibi bintu biba biteye ubwoba. Hirya y'insengero nyinshi, hirya ya stade z'imikino, hirya y'inzuzi n'inzu zikinirwamo amakinamico, hirya yo gushyiramo imbuga zo gutangiramo amadisikuru akomeye, abantu bagatega amatwi abanyabwenge aho gutega amatwi ijambo ry'Imana. Hirya y'ibyo byose n'iby'umuco,
icyo bari bagendereye bashakaga kuhashyira ikigirwamana. Nongere mbibabwire, hirya y'ibi bintu by'insengero nyinshi z'akavuyo n'amadini avuka, hirya y'ibi bintu by'amasitade n'imikino byadutwaye twirirwa mu bintu by'amadufana amakipe tutazi aho ari, hirya y'ibi bintu musigaye mwumva abantu bashaka gutega amatwi abantu b'ibikomerezwa, hirya y'ibi bintu byo kuva kuri Bibiliya abantu bagasubira ku muco gakondo wa kera, ubupagani bwari bwaravuyeho kubera ibyanditswe byera, Roma ifite igishushanyo cy'inyamaswa igiye kuzana. Nongere nkubwire muri uyu mugoroba, rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Aba bantu ni abahanga, barabanje badukundisha umupira, aho twese twicaye ukabura imbere ya televiziyo ushaka kumenya mu Bwongereza uko biraye bimeze, ushaka kumenya uko muri Espanye biraye bimeze, ubwo urimo uramenya n'ibyo mu Budage. Imitima yacu barayitwara, bamaze kuyitwara bakubwira ko ikipe yawe yatsinzwe, wajya kwa muganga bakagupima bagasanga warwaye, barangije bati virusi imaze kubageramo, nimwite muzana betingi. Ubu abantu barimo baratanga inzu, abagabo benshi basigaye bahembwa abagore babo ntibamenye aho byagiye. Kubera iki? Aragenda agasheta amafaranga yose yahembwe, nta mutima gifite. Hirya yabyo hari iki? Hari inyamaswa igomba gufata ubuzima, hari ikigirwamana kigomba kuramywa. Ibihugu byo mu isi, amadini yo mu isi, abanyabwenge bo mu isi barimo baragendera mu murongo udakata, umurongo waciwe mu myaka myinshi na Roma. Ubu icyo barimo gukora ni ukujya gutera kashe ku myanzuro Roma yafashe batabizi. Kandi nk'uko Satani adashobora gutera intebe mu rusengero ngo uyibone, ni nako Roma nayo aho yateye intebe utapfa kugira gute, ntiwapfa kubimenya. Ejo bundi za TMI zitangiye, abantu barenga 100,000 barimo kubatizwa mu Rwanda. Roma yari yicaye iravuga iti aba bantu bateye ubwoba, uyu muvuduko ukomeje twazahura n'ikibazo. Icyo bakoze nta kindi, baraje binjira muri iri torero. Bamaze kuryinjiramo, twari dufite gahunda tugenderaho, twumvikana n'ubuyobozi. Roma irangije irabanza iraza iraduteranya. Ubu abizera basigaye birirwa baganira yuko ngo abayobozi bacu ari abajesuite. Erega buriya ntago wamenye, buriya suriya mugabo uje, buriya wabona nawe ari umujesuite. Reka baraje kugira ngo tujye duhora twikeka. Umubwiriza ntago uhagarara imbere, umuyobozi najya kuguha itangazo ry'amateraniro ry'amavuna, uwo mwicaranye mu ntebe ahita akubwira turiya ni umujesuite. Uvuga uti bararifashe idini, iri torero nta muntu warifata n'iry'Imana. Ni strategy y'abajesuite b'abahanga. Aho bataragera babanza gutanga amakuru yuko bahageze ngo barebe impinduka ihari, aho gufata umwanya ngo dusengere ubuyobozi bwacu bw'itorero. Satani yamaze kutwumvisha yuko harimo abajesuite. Ko Satani yamaze kugufunga amatwi, nta tangazo yaguha, nta n'ikintu yavuga, biri muri gahunda yawo. Imyuka itatu isa n'ibikeri, aho igikeri cyageze kirabanza kigasakuza kikavuga kitaragera ngo cyumve yuko hirangira. Iyo hirangira kiragenda kikajya kikavuga kitahanda kontrola. Ndabinginze musabe Imana ibahumure, mureba aho ibihe bigeze. Iyi Perugamo yari itangaje cyane. Kuri website imwe y'abitwa Protestant Reformed Church in America, ni website ihuriraho amadini 33 yo muri Amerika y'abaprotestani, ngo ashinzwe kuvugurura abaprotestani, ariko ni systeme Roma irimo kubakayo. Banditse ikindi kintu kidasanzwe, bavuga ibintu byo kuramya iki kigirwamana cyaramirizwaga muri Perugamo. Uburyo bakiramyaga biratangaje, uburyo ari bwo buryo burimo gukoreshwa mu baprotestani b'uyu munsi wa none. Mutega amatwi mwumve. Abantu bajyaga baza hariya i Perugamo, bahazaga ngo bakorerwe ubuvuzi bw'umubiri n'intekerezo. Abantu bizeraga yuko Asclepius abaha iyerekwa, akabaha n'indoto, kandi abatambyi ba Asclepius akaba aribo babasha gusobanura izo nzozi gusa.
icyo ni icya mbere. Muri busange ari ibintu birimo kuba iruhande rw'ingoro hari isoko. Ubwo isoko yabagamo iki? Amazi. Humvikanaga induru n'urusaku by'abantu babaga bitera hejuru n'ababaga barimo kwihotagura bavuga yuko bagize gute? Bakize. Birahari ntibihari? Imisengere yose bose bameze gutya. Yego, usanga urusengero rwose rumeze gutya. Iyo ugiye kujya kubona ukabona umuntu atangiye kwihotagura, uhita umenya ko imbaraga z'Imana zigize gute? Zimugiyemo. Ukabona umuntu ageze gutya kwihotagura. Ibi byakorwaga n'abantu babaga bishimye cyane yuko Asklepius hari ikintu abakoreye. Ikindi, aya magambo nayasomye kuri website y'abaprotestani. Ikindi kandi, uretse kuvuza induru, abantu bagurumanagamo umunezero, bazanaga n'impano z'uko bakize. Iki kigirwamana cyari gifite ishusho nk'iy'inzoka. Ariko birababaje. Ubundi ibi bintu dukora mu nsengero muzi aho byavuye? Ibintu byo kubona ukabona umuntu arihotaguye yikubise hasi, arikaraze. Nta muntu Imana yigeze igenderera muri Bibiliya guturuka mu Byahishuwe kugeza mu Itangiriro. Nta muntu Imana yigeze ireba yegera ngo iganire nawe yikaraga yihotagura hasi nk'inzoka. Ahubwo abantu Yesu yahuraga nabo barwaye abadayimoni nibo bikubitaga hasi bakabira ifuro, barangiza bakihotagura nk'uko inzoka yihotagura hasi. Ariko uyu munsi wa none umuntu arikaraga mu rusengero, agakaraga ijosi akikubita hasi, agatangira akihotagura. Abantu bakavuga bati mukomeze muririmbe, Imana iramujyanye, buriya araduhiyerekwa mu mwanya. Ubupfumu Satani yari afite kera i Perugamo yarabwimuye. Kubera iki? Mu mwaka wa 262 nyuma ya Kristo, uyu mujyi wakubitanye n'ikibazo cy'umutingito, urangije uratebera, urasenyuka wose. Ubwo byasabye Satani ko agomba kwimura intebe ye i Perugamo. Ikintu kiratangaje cyane. Kandi igitabo cy'Ibyahishuwe, twihuta, Ibyahishuwe igice cya 13, Satani agiye kwimura intebe ye. Ibyahishuwe igice cya 13, haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Biradusaba gusoma ibitabo bibiri, Daniyeli n'Ibyahishuwe. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ibi bimenyetso turabisanga muri Daniyeli nanone igice cya 7. Kandi ku mahembe yayo hari ibisigo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Jya muri Daniyeli igice cya 7 nanone uri busange inyamaswa ya 4 yahawe gukandagira abera no gutuka iki? Gutuka Imana. Twakomeje umurongo wa 2. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Ibi bimenyetso biranga yuko ubu bwami bwa 4 bwategetse isi. Ubugome n'ububi bwose bwa za nyamaswa zabanje, ubugome n'ububi bwa ya mahanga yabanje gutegeka, Roma yafashe ububi bw'i Babuloni, ifata ububi bw'Abamedi n'Abaperesi, ifata ububi bw'Abagiriki, abahanga mu bintu by'ubucurabwenge n'ibigirwamana. Irangije Roma yubakira imbaraga zayo kuri icyo ngicyo. Niyo mpamvu abantu mwiza amateka y'isi murabizi, puissance mondiale yategetse isi ikayikangaranya nyuma y'Abagiriki, nta bandi ni Abaroma. Ushobora kwicara ukavuga ngo Abaroma bavuyeho, uyu munsi wa none barakontroye, ariko ibyo bakontorora ntibashaka kugaragara, kuko ubu barimo bariga ikibuga nibamara kukiga neza nibwo tuzamenya aho bari n'icyo barimo gukora. Kuri uyu murongo kandi Bibiliya iravuga ngo cya kiyoka, turajya mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12. Bibiliya iravuga ngo iyo ni ya nzoka ya kera, ni cya kiyoka, inzoka ya kera, umwanzi nande? Na Satani. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubwami n'ubutware bukomeye. Kado enye Roma yahawe na Satani. Satani yabahaye imbaraga, bakangaranyije isi,
arangije abaha ubutware, arangije abaha ubwami, ariko arangije arabareba aravuga ati n'intebe ndayibahaye. ubwo intebe ya Satani iteretse i Roma. ariko kugira ngo Roma ijijishe, nyuma y'umwaka wa za 640 Muhamadi yashyizeho umuhango w'uko abantu bazaza bajya mu rugendo rutagatifu, bagera i Maka mu muhango witwa Eid al-Adha. uyu muhango ubera mu burasirazuba bwa Maka ahantu hitwa Mina. uyu muhango bashyizeho inkingi 3, abantu bari muri uwo mutambagiro bajya gutera amabuye, kandi bakabwirwa yuko ayo mabuye bateye bayateye shitani. iki kikaba ari ukujijisha yuko shitani atuye i Maka, ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. ibi birasaba yuko dutekereza, kubera iki iyi ntebe yahawe ubwami bw'Abaroma? kuki ubwami bw'Abaroma ari bwo bwahawe? reka mbaho urugero. nimuza gutaha abafite Bibiliya ntagatifu, muze kuza kureba Ibyahishuwe igice cya 17 hasi muri Bibiliya ntagatifu. bashatse ukuntu babihunga, bashatse ukuntu bahunga yuko Roma ariyo yakoze ibi bintu byose turimo kuvuga. barangije basanga nta kuntu babihunga, bahita bavuga ngo ibi byose birimo kuba bishushanya ubwami bwa Roma y'abaki, y'abapagani. ariko nagira ngo mbabwire, Roma y'abapagani ijya kuva ku bwami bwayo igiye kuvaho, Konstantino yakoze ikintu cyiza cyane. yarabahamagaye arababwira, tumva rero, kuvaho mbere umukirisitu, umukuru w'itorero w'i Roma nabe mukuru kuruta abandi, abe bishop mukuru. njyewe nigiriye kuzaza nyobora ahandi, isi yose nyibasigiye mu biganza. nta kintu kigeze gihinduka. aha rero reka tujye muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 19 kugeza kwa 28. Daniyeli 8 umurongo wa 10. Ibyahishuwe igice cya 13. nitubihuza turi busange hari impamvu zatumye Satani intebe ye ayishinga i Roma. icyambere, ubwami bwa Roma bwabwiwe yuko aribwo buzaconshomera isi. ni icyambere, guconshomera isi. ibintu bizima byose Roma izabiconshomera, musigare mubibura. harya reka mbabazi, gusuhuza umuntu ukamubaza amakuru n'aho avuye n'aho agiye biracyabaho? kada ikintu cyo umwanya ntawe muzabona, kubaho bizahinduka. kubona umwana ngo umugire inama nabyo mu minsi iri imbere bizaba bigoye. reka habanze haza ibigo, umwana ujya umubyara uhita umujyana, bakubwire bati tujye tumuvangira ayahe mata, uzaza konsa ryari? nzaza konsa nyuma y'icyumweru. ujya ujya gusura umwana no kumushyira ku munzani ngo umenye ibiro ushaka ko yabigize. Roma ifite gahunda mu bigendanye n'uburezi zo mu rwego rwo hejuru. Roma ifite gahunda mu bigendanye n'ubukungu zo mu rwego rwo hejuru. Roma ifite gahunda mu bigendanye n'imisengere no guca akavuyo cyangwa gushyiraho akavuyo k'imisengere mu rwego rwo hejuru. Roma ifite ububasha bwo kwimika abami ku isi no kubimura. uretse Imana yo mu ijuru, mu bigendanye n'ubucakura, Roma iyo ivuze biraba, yategeka bikagira gute? bigakomera nayo. guconshomera ibintu byiza muzashiduka bitakibaho. icya kabiri, Bibiliya yavuze ko Roma izasiribanga isi, ibintu bikaba akavuyo. icya gatatu, Bibiliya ivuga yuko Roma izamenagura ibintu byose byo ku isi, ntihagire ikintu gisigarana isura. icya kane, Bibiliya ivuga ko Roma yagombaga kurwanya abera. byarabaye, abantu barenga miliyoni 50 bishwe na Roma mu myaka 1260. kandi nagira ngo mbabwire, Papa Yohani Paulo wa kabiri mbere y'uko apfa yasize asabiye kiliziya imbabazi. aravuga ati mutwihanganire, habayeho ubuyobozi butari bwiza, turangije twica abana b'Imana, ariko noneho nimutwakire. arangije aragenda ajya gusaba n'abisilamu imbabazi. guturuka muri za 600 twarwanye namwe kugeza mu 1100, kandi abantu banyu benshi twarabishe, tubasabye imbabazi.
mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuga ko Roma itajya yihana ahubwo ibihinduye uburyo. N'uyu munsi wa none amaraso y'abera agomba kumeneka. Bijya bimbabaza iyo ndebye abadivanisi nkabona iyo ugiye kuvuga ibintu by'akarengane, abayobozi b'itorero ubona utazi ukuntu bakurebye, abizera ubona bagufata nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Uzi ko mwamaze kwibagirwa yuko hari n'akarengane kazaba. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12, musome iryo somo. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 10 na 12. Aya magambo arakomeye. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazagira gute? Bazarenga. Igihe cyose abantu bazashaka kubaha Imana kandi bagashaka kubaha Imana bari muri Kristo Yesu, akarengane kazaza. Murebe Yohana 16 umurongo wa 1. Yohana 16 umurongo wa 1. Icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana iki? Umurimo. Mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo abantu b'Imana nibahagarara mu cy'ijambo ry'Imana rivuga, umuriro w'akarengane uzongera ugire gute? Uzongera uze. Ariko nta muriro w'akarengane wabo. None se ku kazi abo mukorana ko musangira inyama z'ingurube bazakwanga gute se? Umuntu asigaye yicara akakubwira ati kanaka murasengana ye, shawuri hano umukristo mwiza shawu udafunze mu mutwe, nta bintu by'ibikode nk'ibyanyagira, uriya ndamukunda cyane. Uzi ko duherutse kujyana ahantu afata icupa ndamubwira ni kurifashe, arambwira ati ngewe icyo nanga ni ugusebya idini, ariko iyo turi ahantu kure ndagafata. Wabanye nawe ntiwabana nawe wowe ufunze mu mutwe. Ubu abanyantege nkeya batangiye kubera isi isukara aho kuba umuntu. Igihe cyose abakobwa bacu bazaba bakundana n'abantu ntibabaha avansi, igihe ababwiriza bazaba bahagarara ku ruhimbi bakavuga icyanditswe nk'uko cyanditswe, igihe abayobozi bazava mu kuyoborera mu bwoba bakajya mu kuyoborera mu cy'ijambo ry'Imana risaba, akarengane kazaza. Kandi akarengane niko kazakorotira umurimo wose w'Imana ku isi. Yesu naza azasanga abantu ahantu hatatu gusa. Abambere, Imana izaba yaremeye yuko basinzira, kuko ibyo bakoze birahagije. Kubabara kwabo, gupfa kwabo, kumeneka kw'amaraso yabo nta kintu byamarira abanyabyaha ngo banihane. Imana izavuga ngo rero nimwigendere neza, mutegereze kuzahagarara mu mwanya wanyu. Amen. Aba ni abambere bazaba bari mu bituro. Abakabiri bazaba bari mu bihanamanga mu misozi. Isi izaba yarabanze ku buryo bigaragara ko batari bakwiriye kuyibamo. Abangaba bazaba barashyiriweho itariki zo gupfa, ariko muri ibyo bihanamanga ngo Imana izabarindirayo nk'uko ibikona byagaburiye Eliya, ngo niko Imana izabakorera. Aba gatatu bazaba bari mu nzu z'imbohe. Abenshi bazaba bari mu nzu z'imbohe. Mu nzu z'imbohe nta muntu w'umunyantege nke uzajyamo. Abantu b'abanyambaraga bazi kuvuga nibo bazashyirwa mu nzu z'imbohe. Kubera iki? Bazaba bahawe akanya ko gutekereza ku byo bigisha, ko bazaza basorwa mu nzu z'imbohe bagiye guhagarara imbere y'abacamanza kugira ngo basobanure ibyo bizera ibyari byo. Abakecuru ngo bazaba barimo batakandagiye no mu mashuri, akubwira ati soma Bibiliya, manuka ngira muri Yeremiya, atanahazi, ntazi kwandika ariko yarabibitse. Abacamanza kuko buriya mu murimo wabo bakunda ukuri cyane, ngo bazicara bavuge ngo burya turi inyuma y'ibintu tutazi aho byatangiriye. Aba bantu bari mu kuri. Mu basirikare bakomeye b'amanyenyeri uyu munsi wa none usanga turi mu rusengero, umuntu yaba ari umusirikare ukumva ntabwo aramya neza, ukumva gusenga kwe ntabwo byizeye neza. Ngo abamarayika bazaba baragiye bakorana n'abasirikare mu buryo butandukanye, kandi ngo ku munota wa nyuma abo basirikare bazivanga n'abamarayika mu gukiza abana b'Imana. Ni ahantu hatatu Yesu azasanga abantu be. Ariko hari abajya bigisha bakabwira abantu ngo Yesu ashobora kuzaza ngo muri ku isabato. Reka da, wabisomye? Turi mu rusengero bamwe bagaca muri uyu muryango abandi ahangaha, ntabwo bizaba uwo mwanya nawe.
imirimo yo mu nsengero izafungwa, urusengero rwo mu mutima rusigare rukorana n'urwo mu ijuru. Ndabinginze mukurikirana agakiza kanyu. Roma yahawe ubundi bubasha uretse kurenganya abera, guhindura ibihe n'amategeko. Ubu abantu bajya bicara bakavuga ngo ibihe byarahindutse, ngo ariko ngo ko tubona ibintu byabaye bibi, ngo ibintu uko bigenda birushaho kuba bibi. Inyuma hari Roma, niyo yonyine ku isi ifite ububasha bwo guhindura ibihe n'amategeko. Buriya nimubona amategeko menshi ku isi arimo guhinduka, ni amategeko make ahinduka kubw'umugambi w'Imana ngo abantu babeho neza. Amategeko menshi muri ibi bihugu byitwa ko bikomeye ni amategeko arimo gushyirwaho na Satani, kandi arimo aravugira he? Ariko iyo umushumba, umuyobozi w'idini ryizera Imana avuze yuko afite ububasha, yashyiraho itegeko rya 11 rikaba iryo kurengera abatinganyi, intebe yicayeho urumva nyirayarimwe. Roma, impamvu Satani yayihaye intebe ye nuko ariyo yonyine yahawe ububasha bwo guhindura amategeko n'amategeko y'Imana akaba yavaho kubw'ububasha bwayo. Ikindi Bibiliya ivuga yuko ari Roma ariyo yireshyeshya n'umugaba w'ingabo. Ikindi Roma yavuzwe yuko izasenya ubuturo bwera, kandi ubuturo bwera bushushanya nde? Kristo. Itorero risigaye ryonyine rifite inyigisho z'ubuturo bwera rikabusobanura ni itorero ry'Abadivantisiti gusa, ariko nabwo Satani nawe arimo aratuvangira rimwe na rimwe. Ikindi Roma yabwiwe yuko ariyo izajugunya iby'ukuri hasi ikazazigambirira ibyo yishakira. Nta kindi kintu cyitwa, nta bindi bintu by'ukuri dufite ku isi uretse Bibiliya. Bibiliya yashyizwe ku ruhande kugeza ubwo amategeko asohoka yuko papa atabasha kwibeshya. Roma ifite ububasha. Ejo bundi mwabonye perezida abayobozi ba Sudani bahora barwanye bashyamiranye, baragiye arangije arabareba, arangije arababwira ati mureke mbasengere. Umwiherero bawise umwiherero w'iyobokamana, arangije abasoma ibirenge, arabwira ati nimugende muce bugufi mwumvikane nk'uko mbigenje. Utekereza ko kuriya gusoma ibirenge waba bishaka se? Ababishaka gusoma ibirenge, ariko inshingano afite imwemerera gusoma ibirenge. Ariko afite icyo agendereye. Isi yamaze kuzengurukwa, uretse abana b'Imana Imana ihumura gusa, nta muntu uzamenya ibintu aho biva n'aho bijya. Igitabo cy'intambara ikomeye, Martin Luther, iki gitabo narababwiye ngo mujye mukizana, paje 103 n'104. Martin Luther yari amerewe nabi, hano barimo kumuhiga ngo bamwice, yari arimo kwisobanura, ari mu bihe bibi cyane. Barangije bashyiraho itegeko, paje 103 hasi, ubwiteka ryaciwe na papa ryageraga kuri Luther, iteka ry'uko papa mukuyeho amaboko ashobora no kuzapfa nabi, akazira ukuri yari yatangiye. Martin Luther yaricaye yiga Bibiliya yayibye, avumbura amakosa 95, kandi Bibiliya iravuga ngo iyo abona umwanya akabona n'abamutera kuraje agakomeza, yari kubona amakosa menshi cyane. Ayashinga kuri Kiliziya, abwira Kiliziya ati muremera ibi bintu tubihindure cyangwa se nimutabihindura dufata undi mwanzuro. Baramubwira bati hoya ntago bishoboka, Kiliziya ntigihinduka ahubwo ikoresha imbaraga ngo ihindure utayemera. Arangije muri icyo gihe rero ubwiteka ryaciwe na papa ryageraga kuri Luther, yaravuze ati iryo tegeko ndarihinyuye kandi nzanarirwanya kuko ritubahiriza Imana ndetse ni ibinyoma. Kristo ubwe niwe ucirwaho iteka muri iryo tegeko. Nishimiye kugerwaho n'ibyo bibi, nzira umurimo urusha indi yose kuba mwiza. Amen. Arangije aravuga ngo ndumva mfite umudendezo ukomeye mu mutima wanjye, kuko noneho nzi ko papa ari antikristo. Murayumva ayo magambo? Ndumva
mfite umudendezo ukomeye mu mutima wanjye, kuko noneho nzi ko papa ari antikristo, kandi ko intebe ye y'ubwami ari intebe ya Satani ubwe. mwiriwe. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1890. Aya magambo muze gusoma igitabo cy'intambara ikomeye yaturutse mu mateka y'abaprotestani. Aya magambo ntago yanditswe n'abadivantiste, uretse ko Ellen White yayateruye uko ari, arayazana yashyira hano mu ntambara ikomeye. Martin Luther yaravuze ati niteguye kurenganywa, nemera no gupfa, ariko mfite umunezero mu mutima wanjye, kuko nta bujiji ngifite, maze kumenya neza yuko papa ari wende antikristo. Kubera iki? Arimo ararwanya inyigisho za Yesu. Icya kabiri kandi, ubu mpise menya neza yuko ya ntebe yicaramo ni intebe ya Satani ubwe. Tugiye kumva, tugiye kubona, tugiye gukurikiza, tugiye gutega amatwi ibintu bikomoka ku ntebe ya Satani. Kandi abami bo mu isi, ikikubwira ko Roma yongeye ikomeye mu minsi iri imbere, tugiye gutangira kuvuga ubutumwa buvuga ngo Babuloni ikomeye, nuko n'abanyapolitike bamaze kubona ko ikomeye, abanyamuziki bamaze kubona ko ikomeye, abakinnyi b'amafilime bamaze kubona ko ikomeye, abakinnyi b'umupira bamaze kubona ko ikomeye. Mugende mwandike muri internet people who visit Rome, abantu bakomeye bagiye bagerageza basura Roma, urebe n'ibitavugwa ku makuru. Mugende muri abakinnyi b'umupira, mugende mwandike murebe, abazabibura muzambwire nzabibereka. Abantu bose b'ibikomerezwa barimo baragenda bakajya Roma, bakavuga bati muduhe umugisha mu byo turimo, kandi buri wese arimo arahabwa misiyo. Abakinnyi b'umupira mukunda cyane, fata izina rya Messi uryandikemo, wandikemo Messi visit Pope, nutaha ubirebe, uri burebe bamuha baro, bamuha imyenda, nawe abaha igitabo kirimo misiyo bagomba gukora. Abagaba b'ingabo bakomeye, abakinnyi b'amafilime bakomeye, bose bagomba kujya Roma, kandi iyo bagiyeyo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Imana iduhumura amaso kugira ngo turebe aho igihe kigeze. Reka twigire muri Bibiliya, Hosea igice cya 14. Iri somo riratangaje. Hosea, abahageze murebe muri Hosea. Bibiliya nta mwanya twayiboneye. Hosea igice cya 14 umurongo wa 10. Uzi ubwenge wese ni uzitegereza ibyo. Umuntu utazi ubwenge azaza areba ibintu kuri televiziyo, ibyo bamweretse abona ibyo ngibyo. Inama yabereye muri Amerika yiga ku mihindagurikire y'ikirere, kandi Ubufaransa n'Ubushinwa na Amerika bemeranyije neza yuko icyicaro bagiye kugishyira i Roma. Nawe warangiza uti rwose isi ubushyuhe bwatwishe. Ariko hirya harimo ikindi kintu. Uzi ubwenge niwe uzabona ibintu. Uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Uwitonda wese niwe uzabimenya. Ibintu bibiri bikenewe. Ikintu cya mbere, abantu bakeneye ubwenge mu bintu bakora. Dukeneye ubwenge mu gihe tubwiriza, mukeneye ubwenge mu gihe mutega amatwi ibibwirizwa, dukeneye ubwenge mu gihe tuyobora mu rusengero, dukeneye ubwenge aho turi hose. Uzi ubwenge wese niwe uzitegereza, kuko Imana izamuhumura arebe ibintu aho biva n'aho bijya. Kandi uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kandi abakiranutsi barahari mu bihe byose bazazigenderamo. Ariko abacumura bazagira gute? Abantu bagiye gupfira mu bintu by'Imana, abantu bagiye gupfira mu madini. Muri Bibiliya mu Migani igice cya 4,
Imigani igice cya 4, kambabwire yuko ubuzima bwanyu mukwiye kubwegurira Imana, mugasaba Imana ikabahumura. Igice cya 4 umurongo wa 23, inama ikomeye nshaka kukugira muri uyu mugoroba. 23, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Amen. Rinda iki? Umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko aho ngaho mu mutima wawe niho honyine iby'ubugingo bigira gute? Bikomoka. Imana ibaha umugisha. Imana ibahe imitima ireba kure. Imana ibafungure ibitekerezo. Imana ibahe kureba kure. Umwuka w'Imana agira icyo akora muri mwebwe, kandi ijambo ry'Imana ryubahirizwe muri mwe. Mutangire musengere ubuzima bwanyu n'ubuzima bw'abanyu. Mutangire musengere ahazaza hanyu, kandi kwizera kwanyu mugushinganishe mu Mana. Ndabasabira cyane kugira ngo umuntu wese ashaka umwanya w'Imana, tuve mu bintu by'ubufana, ahubwo dushaka ijambo ry'Imana ridukure mu ntege nkeya. Ibyo ureba bifite icyo bishaka kwangiza muri wowe. Ibyo wumva, abo mubana, abo mukorana, abo mwirirwana, promosiyo uhabwa, guteshwa agaciro uhabwa, inshuti nshyashya, abashaka ko mubana, ndakwinginze rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose. Imana iduhe umugisha kandi turinde, kubera yuko nutabikora gutyo umutima wawe Satani azaza ushingemo intebe, kubera yuko ntiwabaye maso ngo ubane na Kristo, ntiwabaye maso mu masengesho mu rwiherero, ntiwigeze ubona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ngo riguhe kwihana. Hari abantu bazakomeza bagahanga amaso Roma ngo niwe intebe ya Satani iri. Igihe kibarangirane baze gusanga intebe ya Satani yarayiteretse mu mitima yabo. Ukwiye gusenga ngo ubwo ugenderera abandi mwami Uwiteka, nanjye ntugire gute? Ntusige. Imana ibahe umugisha kandi barebe neza mu izina rya Yesu.